Iyi business bayita Zini family. Rero ubu tugiye kwiyandikisha, urabanza ushyiremo amazina yawe, izina ryawe rya mbere urayashyira yose, ushyiremo igihugu cyawe nk'uko bisanzwe kwiyandikisha rwose nawe utabizi. Shyiremo Rwanda, hasi ushyiremo nimero ya telefone uzajya uhemberwaho, referral option ushyireho 05, hasi nk'uko bisanzwe ni password ukanazikonfirima kuko njye mfiteho account ntabwo nirwa nkora biriya. So ugahita ushyiramo n'ama password ukanayishyireho, nayo nishyizeho, ngiyo ugahita wemeza amategeko, ugahita wandika create account. Njyewe urabona ko nari nyifite, mu gihe utayifite ni ko uzabigenza. Njye ngiye gukora login, so urabona yuko rero njye nayigezeho. Kuri balance mfite amafaranga 4000 nshaka nanayabikuza. So reba uburyo bwinshi bwo gukuramo amafaranga, gukora amasaveyi, kureba amavideyo, byose guys. Rero ubu ngubu tuhangane kuri telegram yabo, ni telegram yayo batangira ama condition. So mbabwire ko ino link muri bwaze kuyisanga muri comment. Guys, ndayishyira muri comment muze kurebamo. Ino website guys irizewe 100%, irizewe. Ndaza ahangaha withdraw, tujye guspringa verifier, turebe tugerageza amahirwe duspringe ko wariya wemeye guspringa umunsi ugasprimingamo rimwe. Turahiye, tuguye mu kintu kitariho, nta kintu kiriho. Turongera mu igihumbi nicyo turiye. Turaza kuri dashboard yacu turebe, ducrashinge. Urabona ko bibaye 4400. Urabibona kari kugenda amafaranga yiyongera. Niturangiza tujye kubikuza withdraw, byabaye 6. Turenga hariya amount ishyiremo. So rero guys, tugarukije video, nzabakorera indi video y'ukuntu wabikuza.